umwana wundi bari gutekereza iki mu mutwe we? Umwana bari gutekereza iki? Ubundi umwana n'umusazi wanyumvisha umuntu bari gutekereza. Unyirinde twaratandukanye, unyirinde nkuko Satani yirinda abakirisitu. Ubundi nta mugabo udashaka kurongora ahubwo arabibura. Nutabikora reka nkubwire, iyo uryamanye n'umugore ushaje iyo bigeze mu museke muri burakeye, yego reka wumva iragukateza uvuga izo bafite nk'imyaka inga 76 navuze muri 50 76 ubu ngubu urabyuka mu gitondo ugasanga yegutse mu gitondo ireguka. Waba ufite icyo gikecuru rero ukakihegera hajya ngo nuko kinyunguta hajya nuko kinyengereza nuko kinyengereza nuko kinyengereza Imana izaguha undi mugabo, njyewe undeke nibereho uko mbyumva, nizererere, nisanzure. Imana izakundinde, Imana izakumushe. Je te dis la vérité, njyewe Gasore Pacifique. Njyemba numva nasubira mu bwana nkumva ikintu umwana bari gutekereza mu mutwe we. Nyine nkajya mu mutwe w'umwana nkabyumva kuko njyemba numva narabaye umwana mani. Njyemba numva narahise mvuka ngahita ngana gutya ntarigeze nca mu bwana. Muri rupeti rutekereza iki mu mutwe warwo? Nk'uyu musanze mu rugo yabikoze, wamukubita, wamwicaza ukamuseka, wamwicaza ukamuganiriza, ugahita umutocaringisha nk'ikiganiro cya mwana afunze, ugahita ukimwumvisha cy'amasano, ugahita umwumvisha buryo ki utumiliyoni tw'udusquiliyoni twagiye mu mutwe w'umuntu tugakorogana tugatuma umwana bagurya. Nk'umusore mwabonanye wenda agakora nk'igihe kinini yakoze nk'iminota ingahe? Minota ingahe? Ntago yarenze iminota 5, ntago yagira kindi hejuru. Ubigenza ute kugira ngo iyo minota agera? Kuko watubwiye ko wenda n'umuntu ashaka kumara 30. Yanjye ntago 30 yashira n'5 ntago wayitsuza kindi hejuru, mutawubwira ati wapfa imba hejuru nimba utarangije ihangane igendere. None se ubwo yakwishyura kandi atarangiye? Cyane rwose. Ubwo ntago mwaserera? Ntago naserera nawe kuko abayansanze wanjye kandi niwe nawe namusanzi we, nta kibazo nagira kuko njye ntago nafatanyishuye. Umukobwa ubyiruka saa 4 nta mugabo uzabona, urakanebwe kagakuri. Gute batanga sinya ugasinya ivangamutungo risesuye nta n'igare ufite? Kare se wari kureye ko rihenda? Papa akwiye gutera ejuru akabaza ati mbe mukobwa wanjye ko uyu mwana w'umuhungu azanye inzu akazana n'imodoka, wowe uzanye akazana n'akazi, uzanye iki? Ntugira akazi, ntugira imodoka, ntugira inzu, ntacyo ugira, nubwo buko ushaka ninjye uzahuruza abantu bakamfasha gushaka teni, wowe ugiye kuvanga iki? Harageze ngo tuganire ibintu tweruye, iriya tegeko naryo ryarahiye dushaka. Ariko ndabizi ko wakibonye, uko wakibonye igenda muri miruwaro ujye uvuga ati icyo nabonye kiriya ni icyo cyanyanya shana nawe ndabyemeye, gusa arakikurusha. Kindusha ntacyo ndemeye, umuntu ukirusha n'urusha njyewe ninde nyirusha nawe batanyataka mupfa kumuvuga inda atari wowe koko kumuvuga n'undi arandusha nawe wabatatse duhagara ture bariya wumvise uwo nyirusha. Abantu babyumva nibashaka bajye babona amagambo. Ukijya kwihahira turatambuka. Ukijya kwihahira ndagenda. Oya nugenda kubera ko nihaye uzagenda.
ibyo nta nubwo leta izabimbaza Nyamabondo watse kwihahira ko tekereza ko nashaka akabari reka ajya akora urutonda guhereza ariko akajya no kuzigura tegese ngunzanire ko tegese ubwo surumva ibyo ari ibintu by'agaciro kijuri udufaranga umushyirira ubuhere ku yandi umupfumbati sose ndiyikiza ngibi ibihumbi 10 wenda uzabikoresha iki ubu ko Texas ukigura igura 1000 kavanse ko ngenda gatanga pe bebe ndagatanga ntago twabana ntarumva ko ugezayo kubera impamvu iyi imwe urugo rushingiye ku mibonano mpuzabitsina njyewe kugira ngo ube bya mirenge unyibe ibyishimo by'umutima wanjye ndetse n'urugo rwanjye wagumana boroza agahinda karakanyaga kaguguguna nk'imaniku ka boss ubusa kakubwe n'umuro kambara nyabwanga gapfa udakize kakubwe n'umuruho bitesha kashahurasa ambwa amakurusha kakururwa mu mabyi ariko se urinda no ku munwa katukuza ubura nawe ufite umuntu umeze nk'imiguno y'ikariso y'indaya nawe ufite umuguno umeze nka Prudence ari umuntu arabaye akazi ko gucukura aragenda arapatana gucukura bamuhaye ibihumbi 50 bitavanse ya 30 ati ndayicukura yagiye gupatana yasinze ati ngewe nararangurangije aragenda aranywa yuzuza imyuka kugira ngo aze kubucukura aragenda umukayitasi aracukura bigera mu gitondo yawurangije baje kurabasanga aho bamubwiye kubucukura siho metero 8 itaka risubizamo nahageze ninjoro dufite umusaza wateka kawunga yonyine nta mboga mufite uyu mugore rwo mutamwemera bamwe muri mwe uyu mugore azabasha igikundiro bana bose kandi uzayibona uyu mugore ramwitereje uyu mugore afite n'imbere heza. A few moments later. Nawe ni masa oye namuvuza mu maguru wakahano Hakusi niki cyabaye uje nose bari muri kagurisha iki byabo bazo bari itegereza muri sitabara abari bagutwaye bataba abantu bajyane bahohoteye oye ibintu guhotera abantu wewe baraguhoteye wa musaza w'irari hari ibintu umukobwa nyibwirisha nkumva namukubita igishyi cyo mu maso ibi bintu abakobwa bazanye umukorera akantu keza arangiza ukumva arakubwira ngo se ubu nzakwitura iki ngo ubu nzakwitura iki kunkorera ibintu byiza nkumva ndenda kwipfisha nk'umusi wa gege wagerageje kuba umusi wa gege ndabyanga nabuze ikintu nakwitura nitura umusi wa gege mabere ndakwingira ndagupfukamiye niba ufite imyaka 18 cyangwa uri munsi y'imyaka 18 igendere ibi bintu ntago bikureba iyi video irakomeye bajyaga bavuga ngo masamba n'umure Jande nkabihakana ariko bigeze kuri iyi ndirimbo ndemeye mubanze muyumve kiba ikizankana ngo ukinginge cyegere buhoro ukiguyaguyema ukigushe neza ngukira kigira amarira agihora hafi yewe gatata we ngwino cyagaze ugikora korema ubu mfite provisoire ejo bundi nagiye gukorera permis nsindirwa kuri demarage ku kantu ka nyuma ra
ibaze muri parikingi ndakubita mbwira fande nti fata iminota 3-4 ndayikoze ndakazingazinga muri parikingi ncamo akamodoka ndakazingazinga mu makona ncamo sirikarasiyo ngenda niryagagura dayimoni waho mvuga ati ndagutegera kuri demarage ngeze demarage bantega igikoni inyuma babahungu b'umusaza ntiboroshye bagitega inyuma ndwana n'imodoka mpaguruka ntakigonze ndagenda ndaparika ngiparika bati ongera bati terebye ndongera ndagaganyuza ndaparika ntarahagera kubera ikibazo cy'ubugufi nibwira ko ikona narimazemo nako karamasa naratashye umugabo aramemba ati nkurikije aho uvuka utsinzwe nk'umuhanga jomba aho ufata ku macesi kuko udafite amatsiko yo kumenya uko mba ameze iyo ndi hafi yacyo nakiririmba uri hafi yacyo se uri kukibona cyakorora rero se samusu ari kuvuze ngo niyo mpamvu adasaza bituma umuntu adasaza se urumva niba avuga ibintu by'ibitsina avuga n'ibitutsi biremere rero buriya abantu bavugira inka sinzi impamvu bakunda guhuza utwo tubuze erega njyewe uzi imana nibara kugura imodokari inyuma kuri ya ntebe y'inyuma haba amabafure hazahicamo abakobwa 3 imbere undi mukobwa ntwaye yashaka ikana munsi y'umuhanda ntago wankundaga ndamushake ahubwo numvise ngo mw'abanyarwanda mwe munyize uyu mugore wawe mugukiza njye mbana nawe sindi umunyarwanda icyo ni cyambere njye mbana nawe ndi munzi yaturutse muri Kongo ibyo ngibyo si ubikangisha mimi ni askari worosha kunyobora njye ndi umusirikare uri umusirikare wawe ko natarakubona ni myenda wese brand nkawe wowe n'ubujipo wowe nambaye ijipo cyangwa wazanye iki wanjye wowe wazanye udukariso 2 wewe washaka ukabivuga aha wazanye iki wowe wanzanye icyano uza wazanye iki icyo nazanye cyose udukariso 2 wazanye wowe washaka ukavuga ibyo ushaka ye n'ubundi bwoko bw'amapridanse buzamamagare ngende tayazi uri kwamamariza pridanse yego mu rugo wabona ugiye kwamamaza pridanse rero mu rugo nabwiye mama ngiye kujya ku cyapa ariko amara iminsi ntaramubwiye musunza amubwiye ko ngiye ku cyapa cya pridanse cyane nimugoroba ndamubwira rero burya icya cyapa niba yarazi ko ari icya MTN ndamubwira ni icya pridanse ubu ngubu urifuza umukunzi umeze gute n'uyu mugabo w'inzozi zawe uwo ari we wese ntacyo bintwaye uwo ari we wese cyane ufite inzu ukeneye umugabo wow ujye ubisengera Sebastian njya mbisengera n'ubu ngubu navuye gusenga buri cyumweru njya gusenga nkabwira Imana ati Imana wampaye umuntu nkunda akankundira uko ndi tukimanira nubwo yabacukura wese nta kibazo namwemera ariko Imana nagiramo igisubizo kosamandika wota biri enebe itsenza kudema follow zakuvura indwara zikire Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima buzima nagira umuhungu amahirwe yo kubumburira amaguru ya nta muhungu kabisa natuma natusha kuvuga ngo arareba hariya wenda dushobora guhura nambaye akantu kagufi ariko ntago namuha amahirwe yo kureba ikirimo indani bari abakobwa bavuga ngo
uzi ko turi mu bihugu nka bitatu muri Afurika bifite abakobwa beza, ahubwo abakobwa ngiye kuki najya mbabona urakene. Twe turababona.